Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Odette Kandama muri Saveur Divine. Shimye Imana cyane iremye igitondo kiza nk'iki ngiki cy'umugisha, ikaba ikiduhaye ngo tukinezererwemo. Imana ishimwe, kandi ndashima Imana inyemereye kongera kubumbura akanwa kanjye kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Dukomeje kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoresheje bene data, intumwa, abigishwa nyuma yo kuzura umwuka wera, ariko noneho tugeze aho barimo barenganywa kubwo kuvuga ibitangaza n'imirimo y'Imana. Tugeze aho barimo barenganywa. No mu minsi yashize twarimo tubivuga, twabonye Stefano watewe amabuye kugera apfuye arengana nta kibi yakoze. Twabonye Petero, tubona na Yohana uburyo batawe mu nzu y'imbohe bazira umurimo mwiza umwuka wera w'Imana abakoresheje wo guhagurutsa wari uremaye kandi wari umaze imyaka myinshi yicara ku irembo ry'urusengero ngo ryitwa ryiza. Babatawe mu nzu y'imbohe bagubwa nabi, ariko ndashima Imana igihaba, Imana igitabara ikarengera abantu bayo. Nishimwe nihabwe icyubahiro. Twabonye yuko Herode ngo yicishije Yakobo, amaze kumwicisha inkota ngo ashyira na Petero mu nzu y'imbohe, nawe agambiriye kumwica. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru itajya ibura uko ibigenza. Imana yo mu ijuru igira ikimarira abayitegereza nishimwe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku magambo avuga kwemera kubabazwa ku bwa Kristo. Petero nubwo yasizwe mu nzu y'imbohe, ariko Imana yaramurengeye, Imana iramutabara. Tubona yuko Imana itabura uko ibigenza. Mu gihe ngo abera abitorero bingingaga, basenganaga umwete, basengera Petero, Imana yumva iri mu ijuru. Abera babikoreye mu isi, Imana yumva iri mu ijuru, maze ngo yohereza marayika wayo, yohereza marayika w'Imana ikoresha, imyuka ikoresha yo kurinda abazaragwa cyangwa yo gukorera abazaragwa agakiza. Marayika araza akingura inzu y'imbohe, Petero arasohoka. Imana ishimwe. Imana ntizabura uko ikugirira, Imana ntizabura uko igutabara. Nibona ufite ishyaka ryo gukora umurimo wayo, nibona ufite ishyaka ryo kurenganywa ku bwa Kristo, ryo kubabazwa ku bwa Kristo, Imana ntabwo izabura uko ikugirira. Imana nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana yanditswe nyine mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Banyura muri Amfipoli no muri Apolonia bagera i Tesalonike. Hariho isinagogi y'Abayuda. Nuko Paulo nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3. Abibasobanurira abamenyesha yuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu uwo mbabwira niwe Kristo. Imana ishimwe. Reka dusome no mu rwandiko uwo Paulo nyine yandikiye Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Anditswe ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Imana idufashe cyane. Navuze ngo turaganira ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo kwemera kubabazwa ku bwa Kristo. Uyu Paulo dusomye we na mugenzi we Asila barimo bakora umurimo w'Imana.
hanyuma iyo usomye mu gice cya 16 Pawulo na Sila barimo bagenda bakora umurimo w'Imana, igihe kiragera ngo baza guhura ngo n'umukobwa wari utewe na dayimoni. Uwo mukobwa ngo yari umuja kandi yavugaga ibintu bijya gusa n'ibyiza, kuko yaravugaga ngo aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, ngo kandi barababwira inzira y'agakiza, ngo amara iminsi myinshi abivuga cyangwa ngo abigenza atyo. Pawulo ariko ngo abyitegereje arondoje umwuka w'Imana wari uri muri we. Beneda Satani asa na marayika w'umucyo, ariko Pawulo yari afite umwuka mwiza cyangwa umwuka wera w'Imana wo kurondora, wo gusobanukirwa, ahita amenya ko ari dayimoni urimo umukoresha. Rero avuma dayimoni, aravuga ngo dayimoni muvemo. Dayimoni ahita muvamo. Uwo muja rero waraguraga bashebuja bahita bamerera nabi Pawulo na Sila, kuko indamu babonaga ntabwo bongeye kuzibona. Bituma rero babafata, barabahimbira, barababeshyera, maze babashyira mu nzu y'imbohe. Bagubwa nabi, barabakubita, bajya mu nzu y'imbohe. Ariko nkundira nkubwire ngo niwemera kubabazwa ku bwa Kristo ukihangana, Imana ntizabura uko ibigenza. Babasizemo bafunze imiryango ya gereza, bagezemo ngo bararirimba, batitaye ko bakubiswe, batitaye ko bababaye. Umva, Kristo ni mwiza, ajya duha amahoro yo mu mutima. Umubiri wa Pawulo na Sila wari ubabaye kuko bari bakubiswe, uko bari mu nzu y'imbohe, ariko Kristo amahoro yacu ari mu mitima yabo, bakomeza kugira amahoro. Bibiliya yarambwiye ngo nijoro bararirimba buzura umwuka wera, kugeza ngo ubwo imiryango ya gereza yakingutse. Abari barinze gereza baravuga ngo niba iki bibaye, bakangutse babona imiryango irarangaye, bati imbohe zahunze, zacitse, baratwica. Ngo agiye kwisogota ngo yiyahure, Pawulo aramubwira ngo yewe humura, turi hano, turahari. Maze umurinzi aratangara, arumirwa, aravuga ngo none nkora iki kugira ngo nkire? Nakora iki? Imana ishimwe. Atangariye Imana, abonye uburyo barimo, imbohe zose zirimo, aravuga ngo nkora iki ngo kugira ngo nkire, nabigenza nte? Bamubwira ijambo ryiza, baramubwira ngo izere umwami Yesu. Haleluya, urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Ndakubwira nshuti yanjye unyumva, nawe ngo niwizera Yesu urakira wowe ubwawe nabo mu rugo rwawe. Imana niguhe umugisha. Ubwo rero inkuru yakurikiyeho nuko igihe cyageze, Pawulo nyine ngo baramwirukana, abayuda baramwirukana kugira ngo ave aho ngaho. Ariko impamvu mbabwiye iyo nkuru nuko kimwe mu byatumye bamwirukana ni ukubera uwo murimo wari ukoretse aho ngaho. Umva, abantu banga ibyiza barabirukana rero. Hanyuma bageze hariya ngo i Tesalonike, Pawulo ngo abona isinagogi y'abayuda, yinjiramo rero abaganirira ariya magambo, ngo arababwira ngo Kristo yari akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi wa gatatu. Imana ishimwe. Aya magambo Pawulo yababwiye, Yesu amaze kuzuka yayabwiye intumwa ze mu bice 24 by'ubutumwa bwanditswe na Luka, umurongo wa 45 hahereye. Yesu ngo amaze kuzuka yunguye abigishwa be iby'ubwenge. Ariya magambo ko Kristo akwiriye kuzuka, yarakwiriye gupfa, n'ubutumwa Kristo yabwiye abigishwa ngo abari bwo bazajye bavuga. Mujye muvuga ko Kristo akwiriye kubabazwa, yarakwiye kubabazwa, agapfa ariko akazuka ku munsi wa gatatu. Kandi ngo arababwira ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose yo mu isi. Ubwo nibwo butumwa dukwiriye kuvuga nk'abavuga butumwa. Yesu yarakwiriye kubabazwa no gupfa, akazuka ku munsi wa gatatu, kandi tukabwira abantu ko kwihana gukwiriye, kandi kuwihanya babarirwa ibyaha. Haleluya. ngo ubwo butumwa Yesu yadusigiye ngo tujye tuvuga. Pawulo rero nawe nibwo yavuze aha hantu mu bayuda, maze bagira ishyari. Abagira iki bamwe ngo baremera, ariko abayuda bagira ishyari. Hanyuma nibwo nanone ngo babateraniyeho, bazana abagabo b'ibigoryi bo kubashinja, ngo barabasohora, ngo barabakurubana, babamerera nabi. Nanone Imana idufashe, nyamara bari bavuze ubutumwa bw'uko Kristo yatubwiye aribwo dukwiriye kuvuga. Babamereye nabi,
ndetse ngo binjira no mu nzu y'uwabacumbikiye witwaga Yasoni, nawe agubwa nabi kuko yabacumbikiye. Bakajya babashinja ikirego, bashinje Yesu Kristo, nawe baramushinje ngo aba bagomeye amategeko ya Kayizari, ngo bavuga ko hariho ngo umwami ngo wundi ngo witwa Kristo. Abatabizi bicwa no kutabimenya, ariko Kristo ni umwami. Icyo kirego rero cyo kugomera Kayizari bakireze Yesu Kristo nawe. Yusomye mu butumwa bwa Luka bice 23:2, bareze Yesu ngo yagandishije ubwoko bw'Abayuda ngo babuza gutanga umusoro wa Kayizari. Bagendaga babashinja ibinyoma, babiyenzaho, ariko aba bantu barihangana. Rero umuntu w'Imana no kubabazwa no kurenganwa ku bwa Kristo nabyo mu byo twahamagariwe birimo, dukwiye kwihangana. Bibiliya igitubwira, ikatubwira ngo n'abakera bararenganijwe. Bibiliya igitubwira mu Baheburayo hakatubwira ngo n'isi ntiyari ikwiriye yuko bayibamo. Imana nidufashe, ngo barazereraga ngo mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo. Ntabwo isi ngo yari ikwiriye ko bayibamo kubera kurenganywa, ariko Bibiliya yaratubwiye ngo twihangane, ngo abari muri Kristo Yesu bubaha Imana bazarenganywa, ngo kandi ababi nabo n'abiyita babi nabo bazakomeza kubaho, barusheho kuba babi no gukomeza gushayisha. Ariko weho muntu w'Imana ugume mu byo wize, ukabyizezwa nk'uko uzi wabikwigishije, ukomere wihangane. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo mwirinde bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, ndetse muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora, ariko mukomeze mu mbere abahamya, ntimucike intege. Nikimana dushakaho, mwemere kurenganwa, mwemere kurenganirizwa ubutumwa bwiza, hariho ubutabazi bw'Imana. Ndangiza nagira ngo mbabwire ko Yesu yabwiye abigishwa be, natwe turimo. Yaravuze ngo mwibuke ijambo nababwiye, mugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya, niba bataritondeye ijambo nababwiye namwe iryo mubabwira ntabwo bazaryitondera. Ariko tubwiye ngo wihangana kugeza kumeruka niwe uzakizwa. Mwihangane, mukomere, ubutabazi bw'Imana burahari. Mwemere kurenganwa no kubabazwa ku bwa Kristo Yesu, ntazabura kudutabara. Imana nibaha umugisha.